Murakaza neza nanone kuri DAH ni urubuga rugiye kujya rubagezaho isesengura runabagezaho ibiciro waguraho telefone ku isoko ry'u Rwanda cyangwa ibindi bikoresho bya tekinoloji. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi rero twabazaniye indi telefone nziza mwese mwakunda yitwa Galaxy S6 Edge cyangwa S6 Edge. Edge ikintu bivuze mu mpande za screen yayo ntago harambuye nk'uko tuzajya amatelefone yandi yacu ameze, no mu mpande haraka hiyo telefone. Uratunguwe, nanjye nyibona naratunguwe, ariko ni telefone nziza wakwifuza gutunga kandi igendanye n'igihe tugezemo, ifite ibintu byinshi kandi irahendutse. Nkuko nabikubwiye, ushaka kugura ino telefone ushobora kuyigura mu iduka riba mu mujyi ryitwa ni Decade Shop. Ubyifuza wahamagara izo nimero ubona aho ngaho. Murakaza neza, reka dutangire rero tuyatse tumenye uburyo ikora. Nkuko nari maze kubibabwira, iyi telefone tubona hano ni Samsung Galaxy S6 Edge. Edge navugaga, urabona ko ukuntu hano iteye, turi kureba hano twese, iyi screen ubona hano, ubona ko irarengaho hano, twese turi kubibona hano. Aha dore irengaho, nimba muri kureba neza, ntago nahangaho uri kubibona ko ihinnye, niyo mpamvu bayise Edge ahangaha. Rero gutya nujya kuyigura, hari igihe bakubeshya ngo ni S6 Edge, hari akenshi biba byanditseho hano, hari n'igihe biba bitanditseho, kuvuga ngo aha biba biriho ahangaha gutya. Ujye ureba ngo nimba ari Edge ifite kano kantu hano nyine screen irengaho. Ikindi nakubwira, urebye hano hasi hariho email number zayo, nkuko nabibabwiraga, inyinshi ziba ziriho hano inyuma. Uru rugi ruri hano inyuma narwo ni ikirahure, bisaba ngo witonde kugira ngo kitameneka, kuko hari uyituye hasi imeneka, ikameneka imbere, ikameneka n'inyuma. Ariko ni nziza, uyifashe ni nziza cyane pe. Ikindi nkuko nabikubwira, iyi kamera ifite kamera yayo hano inyuma. Ino telefone rero ikiza cyayo, isohoka mu iduka, yasohotse muri 2015 nkuko nayo S6 yasohotse mu iduka muri 2015. Nayo ifata network zose 2G, 3G na 4G, ariko nta 5G ifata. Ikindi ikirahure cyayo ni Gorilla Glass, sibyo. Ikaba ifite display uburyo igaragaza amashusho bwitwa ngo ni Super AMOLED Capacitive Touch Screen. Ikindi yasohotse ifite Android ya 5 yitwa ngo ni Lollipop, ariko ushobora kuyi-updating ikagera kuri 7 yitwa ngo ni Nougat. Ikindi nta SIM card, nta memory card ijyamo. Ikindi nazo zisohoka, yasohotse ifite amoko atatu. Yasohotse ifite amakureri, yasohotse ifite gigabyte 32, iyi ifite gigabyte 64 na gigabyte 128. Niko yasohotse imeze. Ikindi nakubwira, ijyamo SIM card yitwa ngo ni Nano, kandi ifite na option yitwa ngo ni Samsung Pay. Ushobora kwishyura atari kuva ni mobile money, ugakozaho telefone yawe gusa, amafaranga akava kuri konti yawe. Megapixel rero za kamera y'inyuma iratangaje, ifite megapixel 16, ifotora neza. Ikindi ifite nanone ni Auto HDR, ni yindi gufasha kugira ngo mu gihe uri mu mwijima ikongera urumuri, mu gihe uri muri rumuri ikagabanya urumuri mu ifoto yawe. Ifite LED flash hano. Ikindi kandi nakubwira, ifite loudspeaker ngiye ahangaha nko kuri 6, ifite na microphone. Ikindi kandi nanone kwinjizamo umuriro ahangaha ikoresha ibyo yitwa ngo ni micro USB ariko kabiri. Ifite na fingerprint iba hano. Bateri yayo ntabwo igivamo. Ikindi miliampere zayo ni 2600. Narabibabwiye ko iyo ufite telefone ifite miliampere nyinshi, bivuze ngo bateri yayo irangyamo umuriro. Hari telefone zijyana miliampere 5000, iyi ngiyi rero ifite miliampere 2600. So tugiye gutangira tuyatse, turebe uko ikora, dusobanukirwe muri byose, tumenye ngo ikurite byose, tubyinjiramo imbere. Twagiye 1 2 3. Dore ngiyi baranabikwereka, ishyiza cya Samsung iyo zaka bashyiramo izina rya Samsung iyo ariyo, muri Samsung Galaxy S6 Edge. Ikaka nababwiye ko ino flash iri hano yaka gutya, niyo rimwe ari mu bifashisha ugira ngo ushyiremo
igira ngo mu gihe umuntu yaguhamagaye niyo ikwereka ko baguhamagaye, niko kaba gatera kariya gaflash yara hejuru. Reka turindire. Yego, murabona ko telefone yacu yamaze kwaka. Dore ngiyi hano murabona ko imeze neza cyane rwose, imeze neza pe. So tugiye kureba, nababwiye ko ku ma Samsung ushobora kureba ko ari pirate, ukareba byinshi. Ikintu cya mbere uzajya tubanza kureba, ujya ujya hano muri phone ukandeho urebe ikorite byose, ukandeho urebe, ukanda akanyenyeri akadirishya 0 akanyenyeri akadirishya. Ibi ngibi bikanda kugira ngo umenye niba telefone yawe atari pirate. Iyo umaze kubikanda bahita bakwereka ya screen nakweretse hano irimo amabara umutuku, icyatsi, ubururu, ikakwereka amasensa. Buga telefone rero burya nayo ibintu bituma ihenda, hari screen hakabamo n'amasensa arimo. Iyo uje hano kuri sensa gutya ikwereka ya accelerometer ukoresha amagame na ya proximity imwe mu gihe uri kwitaba ituma telefone izima cyangwa ikongera ikaka. Reba nk'ubu ngubu iyo nshyizeho hano proximity birimo ahangaha gutya hano, urabona ko iyo nshyizeho ihita ihindura intuza, ihita ihindura ibara, uri kubibona hano. Ikindi ifite barometer, iyi light nayo babwiye ko ari ingabanya urumuri. Dore nimba urebamo hano urabona baratubwira ngo ni lux. Izi lux ni uburyo bapima urumuri. Iyo nk'ubu ngubu nje hano urabona ko bahita babinyereka, iyo mfutseho hano kuko light iba hariya urabona ko babinyereka urumuri. Dore ngibi hano, dore nuko birahinduka bakwereka nyine uburyo lux ziriho zizaho hariya. Ugasubira inyuma hano dufite na magnetic n'indi twongo ni fingerprint narayo babwiye ariyo yingi ikorera hano. Ibindi byose byo ni ibisanzwe ushobora kubireba. So tugiye kureba rero tumenye turebe ibindi bintu biyigize. Iyo winjiyemo hano muri mu application ukaza hano muri settings, hano ushobora kuza ukazibura. Ntabwo bivuze ko kuba uzibuze telefone ari pirate, ni ukuvuga ngo hari igihe app bitarimo ushobora kuyisanga hano hejuru. Iyo umanuye gutya ugakanda hano hejuru ahantu kariho akantu ka settings, iyo ukanzeho hariya gutya uhita ubibona ahangaha. Iyo umanutse hano hasi rero kuri about phone cyangwa about device, iyo uje hano ukajya muri software information niho ubona bya bintu byose. Iyi nayo ifite marshmallow, ukanda inshuro 5 bahita baguha ya logo ya marshmallow, ugasubira inyuma. Ikindi dore n'izi hano riba ririmo. Ikindi nakubwira, iyi yakodewe muri, hari ama version basohora nkuko nabikubwiye. Hari telefone zisohoka kuko tubizi barayisohoreye kujya gukorera muri Amerika, barayisohoye gukorera muri Europe, barayisohoreye kugira ngo igende ijye gukorera muri Afrika, bazisohora bitewe naho bashaka kujya gukorera. Iyi rero yasohotse yari yaragenewe kujya gukorera muri United Arab Emirates mu Barabu. Ifite kugira ngo ubimenye ibyo bintu tuzajya ubyitiranya. Iyo urebye ino modo yayo ahangaha iriho ni SMG 925F, ni nyinshi. Hari na SMG 925FK, iyo ngiyo iba ari double sim, ariko iyi ngiyo niyo nyine nakubwira yagenewe gukorerwa hano muri United Arab Emirates. Ushobora gukanda kuri battery information ukareba information za battery. Dore ngibi hano biriho, nabikubwiye ifite miliampere 2600 ngibi. Ikindi iyo usubiye hano inyuma kureba kuri storage, nabikubwiye iyi nayo ifite storage ya gigabyte 32, kandi nakubwiye ntaraharenga iyi ngiyi kuyigura ugiye ku isoko kuyigura ni 120 by'amanyarwanda. Ni telefone nziza pe. Turakomeza turebe ibyiza igiye ifite. Dukomeje nagira ngo mbereke noneho ese iyi Samsung yacu ifotora neza koko. Reka turebe uburyo ifotora, dusobanukirwe tumenye nimba ifotora neza. Kugira ngo turebe ya kamera yayo, iyo ukanze gutya hano nayo dore ni telefone nziza.
iyo wegereje ikintu urabona ko ishyiraho autofocus, dore ngiyi hano, urabona ko inyuma bihinduka, dore ngibi hano, ushobora gukamera ibintu byinshi. Iyo uzuminze urabona ko ntago umwimerere w'ifoto yawe uwuta, turi kubireba twese hano, tuzuminge n'aha turebe, dore iyo uzuminze urabona ko ntago ita umwimerere w'ifoto yawe. Ishobora no gufata video hano, ni ibisanzwe. Ikindi ya option ya auto HDR nakubwiraga, iyo uje hano gutya ukareba hano HDR hano ukayigira auto, inyine ni ukugira ngo igabanye urumuri mu ifoto mu gihe uri mu rumuri rwinshi cyangwa ikorwongera mu gihe uri mu mwijima. Ikindi edge, ama edge menshi, hari ama edge ubu ngubu ari ku isoko, hari S6 edge, hakaba S6 edge plus, S7 edge na S7 edge plus, ariko umunani S8 na S9 na S8 plus na S9 plus nazo ni edge, ariko zo ntago zigira amazina ngo ni bashyizeho ngo ni ama edge, yitwa ngo ni Galaxy S8 ariko cyangwa S8, ariko ntabwo bavuga ngo ni S8 edge. Nujya ku isoko bakubwira ngo ni S8 edge, nawe uzamukosora umubwire ati na S8 edge baho. Ama edge rero ikintu kiba afite, iyo uje hano gutya kano kantu, bari akantu hano ushobora gukoraho ibintu byinshi. Kano kantu kari hano ubona, kano ushobora iyo ugakanzeho gutya kari hano urakabona ahangaha, kano kari aha. Iyo ukakuruye gutya bakazana kuri screen bahita bakwereka ibindi bintu biri hejuru yabyo, ukaba wajya cyane ukareba ibyo ushyiramo. Ni uvuga ngo people edge ni ahantu ushobora gushyira amazina y'abantu ukunda guhamagara cyangwa ushaka guhamagara. Ushobora gushyira ababyeyi bawe, ushobora gushyira abana bawe, ushobora gushyira n'umukunzi wawe, ukamushyira ku buryo wajya umuhamagara utiriwe wigora ngo ujyemo hano, ugahita ukurura hano gusa ugahita ukanda ukamuhamagara. Ikindi ino edge ushobora no gushyiramo n'ibintu ukunda gukora, niba ari message umuntu ukunda kwandikira message, n'ama application ukunda gukoresha utiriwe ujya kuyashakisha, ushobora kuyakura hari ahantu kuri kuka edge. Ikindi nakubwira nayo ifite kakantu ni infrared ku matelekomande, abantu bafite amatelekomande cyangwa amateleviziyo mu rugo y'ama smart cyangwa y'ama flat nkuko tubyita, hari telekomande tugira igiraho kano kantu, nayo telefone iragafite. Aha rero niho hajyaho sim card, mu gihe muri S6 yajyaga hano sim card, iyo bahise bayishyira hejuru kuko nta hantu yabona ijya hano. Ikindi aha bashyizeho buto, iyi ni buto yo kugabanya, iyi ni yo kongera. Aha naho ushyira ekuteri, aha naho gucagingira ukoresheje micro USB 2, ni ko umugozi witwa. Iyi ni micro igufata amajwi ukayohereza ku muntu mu gihe uri guhamagara, mu gihe iyi ngiyi yari yasohora iyo yitwa ni loudspeaker. Iyi ni buto yo kwatsa, iyi ni kamera nababwiye, iyi ni flash. Hano hakaba harimo na n'indi sensor ikoresha auto HDR. Ikindi nakubwira, iyi ni kamera nakubwiye ahangaha ya front camera yayo, uko nabikubwira ifite megapixel 5, nayo ifite ubushobozi bwo gufata auto HDR. Ikindi hano harimo ya proximity sensor nakubwiraga na light sensor. Hano hamwe harimo proximity na light sensor. Proximity ni imwe iyo yegerejeho gutya mu gihe uri guhamagara telefone isa nk'iga ihita izima, wayikura ku gutwi ukabona urugeri yakije. Mu gihe light ni imwe mu gihe uri mu rumuri rwinshi, urumuri rwa telefone rwiyongera. Mu gihe waba uri mu mwijima ukabona urumuri rwa telefone rwabaye nk'urugabano kugira ngo igabanye kurwara kw'amaso kwawe. Ikindi hano hariho aka kantu ubona hano hejuru, ni ya flash mu gihe umuntu yaguhamagaye yakubuze kaba gatera, cyangwa mu gihe uyicometse cyangwa na message ufite kaba gatera. Ikindi rero nakubwira, ino telefone ni nziza, nayikonseya buri muntu wese kuyigura. Nakubwiye ko igura 140 by'amanyarwanda. Ushaka kuyigura ahariho hose ntukomeze guhendwa, ni telefone nziza rwose igendanye n'igihe. Ifoto ni nziza, kwihuta ni byiza, ibintu byose kuri yo ni byiza. Ukomushobora no gusubira hano muri setting turebe bya bintu by'amamemori yayo. Iyo ujeho hano nabikubwiye, dore ifite megabyte 32, byose barabikwereka ahangaha. So nagira ngo rero mbabwire, ni muko ubishoboye wakanda iyo buto ubonaho kuri screen yawe ya subscribe, ugakanda like na share ku bashuti bawe, ukaduha na comment kugira ngo tumenye ibyo twakomeza kubazanira, kandi ngo dukomeze dufashe umuryango nyarwanda ukomeze utera imbere. Ntukomeze guhendwa n'ama smartphone, kuko hari abenshi baba bazi ko smartphone zihenda kandi hari zihendutse, cyangwa ukagura indi utazi ko hari indi munsi yayo ihendutse kandi ishobora gukora ibyiza kuyirusha. Murakoze rero, please ntibibagirwe gukanda subscribe,
urakaza neza rero mu isi nshya ya tekinoloji hamwe na DAR. Murakoze.